n'amabuye birushaho kuturemereza ikibazo cy'ibiciro kitaraza munsi ariko kugira ngo uyu murimo ntuhagarare ahubwo ugatera imbere. Tumaze gukora mu mezi 3 y'uyu mwaka nkayegeranye n'ibyo twakoze mu mezi 2013 nibwo muri 2013 twacukuye amabuye y'agaciro tunohereza hanze amabuye y'agaciro afite agaciro ka miliyoni 223 z'amadolari y'Amerika. Umwaka ushize twohereje hanze afite agaciro ka miliyoni 150 z'amadolari y'Amerika. Murumva ko habayeho kugabanuka. Turebye amezi 3 ya mbere y'uyu mwaka tumaze kohereza hanze miliyoni zirenga gato 30 z'amadolari y'Amerika. Ubwo rero urumva ko hari higabanuka byatewe n'ibiciro ku masoko mpuzamahanga byagabanutse cyane. Twabonye aho byagabanutse kuri 40, 30 na 50%. Ibi byose rero byahungabanyije gahunda twari twiyemeje. U Rwanda biri gutuma rero n'ibibazo twari dusanzwe mwahungabanyeho. Hari ibyo nagira ngo ubumenyi urenze ubwo dufite uyu munsi. Hari ibibazo mu nzego ebyiri twavuga. Iza mbere ni isoko ntabwo rirabura ryaho tugurishiriza, ariko ikibazo nuko batugurishiriza kuri make kandi ingufu zashyizwemo business plan yari yatanzwe yari mu biciro byariho kuri icyo gihe. Rero ibiciro ko byahanantutse nk'uko mwabyumvise 40% ni menshi. Ikibazo rero kikaba kiri aho ngaho kwifungira kuri business zacu, ahubwo iyo ni kimwe numva nagira w'inama nabo dushaka za partnership. Nzi ko gukorana n'abandi bamenyereye umurongo bigatuma partnership bidusaba byinshi cyane, ahubwo tukemera gukora. Icyo dushaka gukora kumwe n'aba bagize association y'abacukura amabuye y'agaciro nuko twongera imbaraga cyane cyane mu kongerera agaciro ibicukurwa hano, noneho tukanatunganya neza ibyo ducukura uyu munsi. Dufungure za partnerships, dukorane n'abantu. Hariho societe zitandukanye z'inyarwanda zishaka kwinjira mu gucukura amabuye y'agaciro nshyashya. Hari na societe z'inyamahanga zigenda ziza, ariko muzi ko ahenshi muhazwi amabuye y'agaciro mu Rwanda uyu munsi turahacukura. Imbaraga tuhacukurisha tubona zikwiye kwiyongera. Kugira ngo ziyongere birasaba ngo dukorane n'abo bandi. Nicyo rero twasabaga abagize association, tukavuga ngo niba ufite mine ari kubona ubucukuzi uriho uyu munsi butagishoboka cyangwa imbaraga zawe zigeze aho utagishobora kurenga, wikomeza gushaka gukora uri wenyine, fungura imiryango, uhamagara abafite ubushobozi muri tekinike no mu mafaranga mukorana. Ikindi abantu mukanguka ishize mwaratumvise, ariko ugasanga ubwitabire ntabwo ari abantu ushaka gushyira imbaraga mu gucukura amabuye y'agaciro tugatsinda. Hari ikipe yitwa ibintu bikunda, ariko uba maso ugakora cyane ugashyiramo imbaraga. Ibyo wifuza inarari at least bagira icyo bemera mu makaritsiye zidafite ibyangombwa. Ni ikibazo mwongeremo ingufu, mufungure amarembo, mukorane n'abantu.